ati nimukore ijuru mu ngo zanyu. Arababwira ati ndaje mu gicuku cya runiha nje gusoza ibyo navuze byose, nzabisoza ndi Imana itazivuguruza. Imana ikabwira ababyeyi ati musengera abatware banyu n'abahungu banyu kuko urugamba rukomeye, hari inyanja iri imbere yabo kandi zambuka intwari gusa. Ababwirwa bagashinga amajosi ngo niko bihora bivugwa, bakanga kumva ibyo data avuze, bagiye kunyukanyuka cyangwa gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka. Murabibonye nta gihe ntavuze, nsubiremo ngo nta gihe ntavuze, ntumwa n'abahanuzi mukanga kubumvira, ariko ndaje ntabwo ntinze. Zaburi ya mbere. Amahoro y'Imana abe muri mwe abadukurikira umunsi ku munsi kuri Zaburi ya mbere TV. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Abantu bari mu Rwanda mudukurikiye muri mu Rwanda, umwami Imana bishimire. Abari i Burundi Imana bishimire, abari Amerika Imana bishimire, abadukurikira muri Canada Imana ibahe umugisha, Imana bishimire. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yagura imbago zawe aho dukurikira uherereye hirya no hino ku isi ku migabane itandukanye. Umuntu wumva ikinyarwanda wese Imana ibahe umugisha udukurikira muri uyu munsi. Uyu munsi tugize umugisha. Nkunda kubwira abantu ngo nta kintu cyiza nko kubona umunsi ukeye, twabonye bucya, turi bazima. Hari benshi cyane baba babyifuje bitakunze, hari bifuje kuba bahagaze hano kuri uyu musozi bitakunze, bakakanya bakaba bari mu bitaro, bakaba bari ahantu hatandukanye hatabahesheje amahoro. Twebwe turashima Imana yo mu ijuru ko ibanye natwe uyu mwanya rero. Nkuko bisanzwe kuri Zaburi ya mbere TV tujya tunyaruka tukabagira ahantu hatandukanye aho abera bateranye mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Mu minsi izaza wenda Imana nibidushoboza tuzambuka turenge n'imipaka y'u Rwanda. Umwami Imana nabidushoboza tuzajya tugenda tugera aho bera bateraniye hose, twumve impumeko y'ijuru. Uyu munsi rero turi Rwamagana, ntabwo twagiye mu yindi misozi nkuko bisanzwe, turi Rwamagana. Turi ahantu bita Inyagasenyi. Ugeze kuri gare ya Rwamagana ukamanuka gatoya ukagera aho bita kuri Demarage, ukarenga kuri Demarage ukarenga, ni hepfo aho ngaho gatoya urimo werekeza ku mugezi wa Baraje uri hafi aho ngaho. Niho tugiye guterana n'ubwoko bw'Imana. Inyuma yanjye murahabona inzu, ni inzu iri ahantu mu cyaro. Mu bice twigeze gusura mu minsi yashize yari wenyine, ariko uyu munsi baba bateranye. Uyu munsi ni kuwa 4 bateranye. Na amasaha meza, amasaha y'igicamunsi, za saha za saa 9 nka za zindi Yesu yakundaga kubwira abantu ati muze mwenyine twihererane musange ahantu hatari abantu, njyewe na data tuzabana nawe. Uyu munsi rero isaha ubwoko bw'Imana barateranye. Bampaye karibu, bambwiye bati nta kibazo uze tuganire. Ndashaka rero kwinjirayo tugaterana, tukaganira iby'umwami Imana yabateguriye. Ndakwinginze ntuze kuva kuri telefoni yawe, kuri ekara yawe utarangije iyi video. Ikindi ndakwinginze nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Zaburi ya mbere TV, ukore subscribe, like, share ndetse na comment. Imana iguhe umugisha. Turabakunda cyane. Agahinda kagasirimo, hari ikintu cyakuzanya ahangaha, hari umusumari uri kuguhanda, umbabarire waje ahangaha gushaka Imana. Kandi Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo ufite iki ngo mereho. Unyemerere. Neza bene data, Imana ibaha umugisha hamwe natwe. Amen. Kandi muraho bene data, tubifurije umugisha w'Imana. Mwicare mugwe neza, mwuzure umwuka, muvuge indimi, muhanure mu izina rya Yesu. Amen. Komera Imana amashyi.
mwicare. Haleluya. Komera Imana amashyi. Oya nta n'amashyi mufite abandi batagira amaboko. Haleluya. Imana wayishyura iki? Turakubwira gukoma amashyi ngo reka data. Twakubwira ngo vuza impundu uti reka data. Mbabarira ibi bintu byumve neza. Ahantu wicaye niba uhari ukaba uri ahantu utatashye unyemerere ukomere Imana amashyi. Amen. Umuririmbyi yuzuye umwuka arangije aravuga ngo twaje kwiriba, twaje kuvoma, aravuga ngo dudubiza Mana tunyweho. Nago turi butinde cyane, tugiye kureba amagambo make cyane yo mu gitabo cya Zaburi. Mu gitabo cya Zaburi nyemera wowe ufite Bibiliya yawe ahantu uyifite asome gitabo cya Zaburi 91. Aya magambo yasome uyanyunyuze. Haleluya rata. Amen. Murinde aravuga ngo gukorera Imana ukananirwa nuko butarahamagawe. Buriya yo wahamagawe n'Imana ntabwo ujya unanirwa. Yo wahamagawe n'Imana naho bagutuka urabikora. Yo wahamagawe n'Imana naho bakuvuga urabikora. Yo wahamagawe n'Imana barakuroga ukabikora. Ariko se ntago muri kubyumva. Iyo mwari muri kubyumva mwakomera Imana amashyi. Oya muntu wicaye mu nguni niyicara hano imbere. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Iyaba. Amen arata. Amen. Iyaba byari bishoboka niko muririmbye yaririmbye ngo abantu bagahuza imitima Satani yabura intebe Imana igahabwa icyubahiro. Amen. Nyemerera ahantu uri reka twemerere umuntu witwa Diakoni Mama Foro asengera umwanya tugiye kwinjiramo kumva ijambo rito cyane twumva Imana. Imana data nyir'ingabo Isiraheli twongeye kugushima mwami waturinze nyir'ingabo waturinze data mu ngo zacu turinjira data mu nzira tuza hano Mana nyir'ingabo Yesu wa Isiraheli icyubahiro ni icyawe data re nyir'ingabo mwami Imana dore data twageze handi ku karago hahandi data dukirira hahandi data nyir'ingabo tuguhamagarira ukatwitaba mwami dore twahageze mwami Imana banze tugiriye neza data nyir'ingabo banze tweje amaraso yawe data dukureho icyaha n'igisa nacyo mu izina rya Yesu Kristo udukureho dati abadayimoni b'ubwoko bwose mu izina rya Yesu Kristo data ndafata mpirinda twika data abadayimoni bariza abana mu izina rya Yesu abatuma data batumva ijambo ry'Uwiteka data ndabafata mpirinda twika ndohera mu nyanja ya Kamazuko data re nyir'ingabo data nkweretse muja wawe ugiye kuvuga ibyawe agiye kubigabura data umuhagarareho data nyir'ingabo mwami Imana natwe duhe kumva no kumvira mwami rero urakoze kuko ubikoze icyubahiro ni icyawe. Amen. Si wewe kuza kandi sinawe usaguye korera Imana utarebye ayiwe korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe si wewe kuzanye kandi sinawe usaguye korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe si wewe kuzanye kandi sinawe usaguye korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Muririmbyi aravuga ngo korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe kubera ko mugenzi wawe ntabwo ari wowe wakuzanye nta nubwo ari nawe uzaguhemba ahubwo hari umuntu uzaguhemba uyu muntu witwa Yesu wakoreye. Haleluya. Uyu ni uzaguhemba kuko uri gukorera umuntu uzi yuko hari umuntu uzaguhemba. Korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe utaza kureba kuri Mama Kazungu ngutegereze ngo azaguhemba nta kintu nzaguhemba ahubwo windebaho wireba kuri mugenzi wawe. Abantu wahabonye ngo usome haguruka usome twumva amagambo y'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen.
iyi Zaburi ya 91 iratubwira ngo uba mu bwihisho bwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Imana yacu tugirire neza. Haleluya, haleluya. Komera Imana amashyi. Amen. Jambo riravuze ngo uba mu bwihisho bwisumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose. Haleluya. Amen. Ntabwo mubyumvise. Aravuga ngo uba mu bwihisho bwisumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose. Nuba mu bwihisho bw'ababyeyi niko biri, nuba mu bwihisho bw'inshuti, nuba mu bwihisho bw'abakomeye. Aravuga ngo uba mu bwihisho bwisumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose. Mwikirize, mwikirize. Nuhama mu bwihisho bw'Uwiteka, nuhama mu bwihisho bw'Imana isumba byose, humura uzahama mu gicucu cy'ishobora byose. Uwiteka niwe mutabazi wawe n'igihome kigukingira. Haleluya, haleluya. Nubwo abantu bakwanga, ariko uyu mugabo witwa Yesu ntabwo azagutererana. Nubwo inshuti zakwanga, ariko umugabo witwa Yesu ntabwo azagutererana. Nubwo rata abo muvindimwe bakwanga, ariko ntabwo Yesu yakwanga. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Muri aravuga ngo ni muhumure izaturengera. Iyi Imana izaturengera. Wambaye ubusa izakurengera, waburaye izaturengera. Cyo usabwa ni ukubibamo neza, cyo usabwa ni ukwihana neza, ukayereza umutima wawe. Ntabwo mubyumva, kubera ko Imana nimara kuba n'icyicaro mu mutima wawe, ibintu byose bizahinduka. Bibiliya iravuga ngo abicisha bugufi izabashyira hejuru, ariko ngo abishyira hejuru izabacisha bugufi. Nyemerera uce bugufi mu mutima wawe kugira ngo Imana ikugirire neza. Nyemerera uce bugufi rata, naho waba ubona byanze, ariko uce bugufi mu mutima wawe. Unyemerere akagahinda nubwo akakwishe, nubwo uri kubana kwiyahura rata, wajya no kwiyahura, ariko dufite Imana. Haleluya rata. Amen. Hari ubuhungiro tujya duhungiraho, duhungira kwa Yesu. Iyo byatuyobeye, iyo tugeze kwa Yesu turaruhuka, iyo tugeze kwa Yesu tubona uburuhukiro. Aha niho mbonera amahoro. Haleluya. Amen. Imana yo mu ijuru rata iguha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ibaha imbaraga. Kadusenga Imana. Mana data wa twese, uri data wa twese ushoboye byose. Jambo ryawe rirambwira ngo uba mu bwihisho bwisumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose. Mwami, aba bantu baje imbere yawe, baje mu bwihisho bwawe, bagiye mu bapfumu biranga, bajya mu bakonikoni biranga. Yesu rekonterere bonne sante. Mana bakoze ibyangwa n'amaso yawe biranga, ariko baguhungiyeho. Baje mu bwihisho bwawe Mana, baraje Mana data, nyemerera ubakire. Reka baca bugufi mu mutima wabo mu izina rya Yesu Kristo. Jambo ryawe riratubwira ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutukwa birahinduka umweru, bihinduke nka sherege. Nyemerera, kuko Bibiliya itubwira ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe. Nyemerera utwejeshe amazi n'amaraso, tunganye ubwoko bwawe. Abagabo bababarire, abasore bababarire Mana, aba babyeyi bababarire, ndetse n'abakobwa bababarire. Nyemerera Mana data, wite ku gusenga kwacu. Uyu mwanya nubane natwe, uyu mwanya nudushyigikire kandi turwanirire. Kristo urakoze kubikoze. Amen. Komera Imana amashyi. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo uyu munsi turabona Imana. Ahari warasenze, wamaze igihe
misozi ibintu byaranze, ariko humura uyu munsi ni umunsi wawe wo gutabarwa. Mwikirize amena. Uyu ni wo munsi wawe wo gutabarwa. Nubwo byanze, nubwo wakoze amahembe nyine akumereye nabi, urarirara ntusinzira, mwagiye mureka kumbeshya ko nta gahinda k'agasirimu. Naho waba wambaye neza, naho waba wariye neza, ariko ukarara udasinziye, ariko ukabura amahoro mu mutima, ndagira ngo nkubwira ngo ntacyo byakumarira. Hari icyo byakumarira? Naho wajya neza ukambara neza, ariko ukabura amahoro yo mu mutima, nta kintu byakumarira. Imbere y'Imana iyo twageze tuba dushaka amahoro, tuba dushaka ko Imana itugirira neza, tuba dushaka ko Imana idutabara, tuba tugira ngo turuhuke mu mutima. Bamwe tuba twabuze naho twiza. Umuririmbyi aravuga ngo hera mu gitondo ufite umubabaro, izuba rikarenga ugifite agahinda, wiyunamira kenshi ugasuhuza umutima, ufite byinshi wumva wabuze ukugenza. Haleluya! Rangije aravuga ngo jya ufata umwanya wiherere maze usenge, usuke amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe. Imana iragukunda ntabwo izaguhana. Haleluya! Iragukunda ntabwo izaguhana. Aravuga ngo wazengurutse amahanga yose ushaka amahoro, ariko umubabaro ufite wanze gushira. Wagira ngo uraryamye ukabura ibitotsi, wasinzira gatoya ukarota nabi, ukabura amahoro kumva wasera. Wagira ngo burakeye ukabura aho wirirwa. Amen. Abantu bamwe muri mwe barara badasinziye. Yego ngo mugiye kumbeshya ngo rata ngo turasinzira. Hari n'ababyuka mwese muri mwe bakabyuka bakarara bicaye. Amen. Ariko ni muhumure, twahungiye ku mugabo witwa Yesu, kandi uyu mugabo afite imbaraga, kandi uyu mugabo arashoboye. Ni muhumure, uyu munsi murabona ubutabazi. Ahari uyu mwikiriza nta kintu bitwaye. Yare bone sante kote. Humura. Uyu munsi humura, urabona Imana. Amen. Imana yacu ni ishimwe. Twagiriwe umugisha wo guterana n'abashyitsi. Yego. Komera Imana amashyi kuko twabonye abashyitsi. Nabo tugiye kubemerera. Buriya y'abashyitsi baje baba batuzaniye agapfunyika. Ntabwo ari byose. Abantu bumvisha ko agapfunyika gahari bariya nibakoma amashyi tubumve. Ariko abantu biriya ajya bahita hehe iriya ntabwo turimo tubumva. Nimutararuya niba muhari. Nabo muri VIP nabo turabumva, bari yose ntabwo barabumva. Tuboneyeho kubwira abashyitsi ngo badufashe gusenga. Imana igira gucya, igira ukuntu ibigenza kugira ngo ibintu bigende neza. Haleluya! Tubasabye inkunga y'amasengesho. N'abagukurikiye bari online. Nabo barahari. N'abari mu mahanga hose barahari. Bagukurikiye babwira. Nabo abo bantu badukurikiye rero, nabo tubasabye inkunga y'amasengesho kugira ngo niyo amaboko irakenewe. Haleluya! Kugira ngo tubone uko duterana turebana twegeranye. Dore bamwe bari higiriya, abandi bari higiriya, kubera yuko abandi bari hanze, kubera ko ahantu duteraniye ari hatoya. Ariko tuzi neza ko uyu mugabo witwa Yesu afite byose. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo haleluya, Imana ishoboye byose. N'inzira ishoboye kuzibaka, n'inzu ishoboye kuzitanga, igatanga amazu manini, tukicaramo ntabwo tukibona uko duhimbaza. Ubu se duhimbaje murabona tutakandagira hejuru y'abandi. Nanubwo kuzura umwuka wera bisigaye ari gake. Haleluya! Kugira ngo aba bagore batwite tutabasha kubakandagira. Si byose? Amen. Turasaba inkunga y'amasengesho n'iy'amaboko abashobojwe n'umwuka wera.
yego abashobojwe umwuka wera bagira icyo badufasha kugira ngo umurimo w'Imana waguke. Imana ibahe umugisha. Tugiye kwemerera rero abakozi b'Imana, abashyitsi twateranye nabo bahaguruke batubwire ikintu kiri ku mutima wabo. Ndabizi mufite ishyushyu ryo kuza gushima Imana. Haleluya! Narababwiye ngo Imana idakora ibitangaza ntabwo nzayisenga. Haleluya! Niba Eliya yarasiganya n'abatambyi, abahanuzi ba Bayali barangiza bagasigana, akababwira ati Imana iri buze kururuka igatwika ibitambo, iyo niyo araba ari Imana. Ati iyo ngiyo niyo araba ari Imana. Arangije ngo abahanuzi ba Bayali bahera mu gitondo basenga Imana yabo, barayihamagara ariko ntibigera bumva ijwi na rimwe. Amen. Nibabona hari igitangaza ikora bigera saa 5 bigeza nubwo bicabagura. Haleluya. Ariko Eliya arangije arababwira ati Imana yanyu burya yasinziriye. Arababwira ati cyangwa yaba yazindutse, oya nimuhamagare cyane. Ariko arangije arababwira ati nimureke nanjye hamagara Imana yanjye. Amen. Nimureke nanjye hamagara Imana igize ite. Haleluya. Eliya arangije ngo afata igicaniro cye ashyiraho igitambo, arababwira ati nimusukeho amazi, bararengeza. Arangije ngo arababwira ati noneho nimureke mpamagara Imana. Haleluya, haleluya. Eliya ntabwo yigeze yicabagura. Nibababeshye. Eliya we ntiyikebaguye. Eliya yahamagaye Imana avuga ati Mana ya Eliya ya Isaka, uyu munsi bigaragare ko ari wowe Mana. Amen. Imana iruruka itwika igitambo. Dusenga Imana tuticabagura. Dusenga Imana ikora ibitangaza, abantu bakabona ko ari Imana. Narababwiye ngo nidusenga Imana idakora ibitangaza, ibi bintu tuzabivemo, ntabwo azaba ari Imana dusenga. Ariko Imana yacu rati ikora ibitangaza. Abumva ko ikora ibitangaza, haleluya. Angera Imana amashyi. Reka twemerere umushyitsi. Mama Baba ari hano, nigire inasengera umushyitsi atubwire akari ku mutima we. Mana igira neza, ndagushimye Mana, ndaguhimbaje, mushimye baziza n'urukundo rwawe. Mana ndagushimye ko wabanye natwe, Mana ndagushimye ko waturinze, Mana ndagushimye ko watwongera iminsi yo kubaho, ariyo mpamvu duteraniye aha ngaha. Mana rero nsengeye umujakazi wawe, imbaraga zawe Mwami reka zibe kuri we, ubutware bwa n'ubudahangarwa reka bube kuri we, mu izina rya Yesu Kristo. Icyo mbaje guheza n'imbaraga z'abadayimoni, ndirukanye imyuka mibi, ndirukanye ibyiyoberanya aha hantu mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndahamagara Mwuka Wera, reka Mwuka Wera bari umuyobozi hano hantu. Reka Mwami wanjye ijambo agiye kuvuga, Mwami ntirice mu gutwi ngo rihingukiranye mu kundi, ahubwo Mwami reka rishore imizi mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Mana arahagurutse, nuhagurukane nawe, imbaraga zawe nizimugote, cyubahiro cyawe kimutwikire. Byose musabye neze izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Mwisi bariyoberanya, munahura ati Yesu ashimwe ku mutima rusibana, saho wibwira ko amagambo ujya uvuga Imana yandika, wa munsi ukazayabazwa. Ibyo byose biterwa nuko urukundo rwakonje, ari urukundo nawe wifuriza undi ikibi, ari urukundo isi yagira amahoro, kandi urukundo iwacu rwari gutaha Mana. Wowe uravuga uti icyo ntacyo bitwaye, tuzahura ngo usekere, ariko sinzaba ngwishimiye. Kareba ku mutima kamenye ingoma nge, ari
ariko Imana irabizi nutiha ntuzabibazwa. Ibyo byose biterwa n'uko urukundo rwakonje. Ahari urukundo ntawifuriza undi ikibi. Ahari urukundo isi yagira amahoro, kandi urukundo iwacu rwari gutaha Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndanezerewe cyane, nejejwe n'Imana mu mutima kuba ngeze aha ngaha ngaterana namwe. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Nitwara Jani, mvuka mu karere ka Rusizi, njumbitse inaha muri Rwamagana. Ni umuvugabutumwa w'ubushake, ariko kwacumbika naje ku murimo w'Imana. Imana yampaye ibintu byinshi cyane nshobora kuvuga. Navuye iwacu i Rusizi, ngenze amatorero arenga 70 n'imisago mu mezi 7 nari mazeyo. Ni ukuvuga Imana yarambwiye nti ndagutumye, haguruka, nzagutuma ku bantu banjye kandi uzababwira icyo ngutegetse n'icyo uzakora. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo Imana yampaye kuzunguruka, yampaye ubutumwa bwo kuzunguruka u Rwanda rwose, kandi mu butumwa bwo kugira ngo ngere no hanze yarwo. Yesu ashimwe. Muri ibyo byose rero, nubwo ntavuze ngo ndagera hanze y'igihugu, ariko navuga ngo u Rwanda ndarucagatishije. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo intara se cyangwa akarere yo bampamagaye nditaba Karame, nkajyayo nkajya kuvugira Imana. Imana yacu muyihimbere icyubahiro. Mfite ubutumwa bwinshi kandi bwinshi cyane. Ndibwira yuko ubutumwa bumaze gusohoka kuri YouTube mu mahanga hose bwagezeyo. Numva hirya no hino mu mahanga bampamagara. Jani yabaye, navuga ngo yabaye icyamamare, nanjye ndazwi mu mahanga. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo ari Abanyarwanda bariyo barampamagara, ari abirabura barampamagara, ari abo tudahuje uruhu barahamagara, ariko kubera nta Cyongereza, Yesu ashimwe yuko nanjye mbasha kubumva. Tudatinze rero ngiye kuvuga kuri ubu butumwa. Ndabona amasaha ari kuguruka. Ni ukuvuga ngo ubutumwa kubuvuga n'impamvu nanakererewe, buriya mpinga agaceri. Kubera ko maze igihe ngenda, navuze ngo uyu mugabo azabireba nabi. Yabaye umugore w'ingegera, w'inzererezi, utamfasha imirimo, utagira icyo akora. Ariko ni ukuvuga ngo nanjye muri byose ndamugandukira kandi ndamwubaha. Nakererewe rero, nagiye mu gishanga, ndavandireka ndeba ahantu bigera. Noneho aho nsigira abana bazahakore, buriya ku Kibuye baraye bampamagaye, barambwira ati turagushaka ahangaha, tuzaterana kwa gatandatu. Mu materaniro yo kwa gatandatu nibucya ku cyumweru naho uzabwiriza amateraniro azaba yateranye. Yesu ashimwe. Muri urwo rugendo naho nzakomeza urugendo, nzakomeza njye iwacu Rusizi. Hari umusozi wo ku bitaro bya Mibirizi, naho bampamagaye bambwira yuko nzaba nahageze. Nibaza ukuntu nabigenza, ndavandi ndabanza hambere h'iwacu, n'ubundi niyo nzira ndi kugenda. Ndavandi ibyo byose nzaza mbikora uko Imana ibishaka, kandi uko nayemereye nzaza mbigenza neza. Ubutumwa mfite nubwo guhinduka tukaba maso. Igice cya mbere kiravuga ngo, kiri muri Yesaya 55 umurongo wa 6 n'uwa 7. Muze mubyandika kandi kuko aya magambo tuyasomye ndago twava hano. Yesaya 55 6 7 haravuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa mu mwambaze akiri bugufi. Mugakomeza iyo mirongo yose. Itangazo, itangazo.
iherezo rya byose riri bugufi mutunganye inzira y'Uwiteka mugorora inzira ye umunyabyaha nareka inzira ye mba arimo agarukira Uwiteka Imana ye nayo iramugarukira Imana ije kurobanura urukungo mu masaka intama mu ihene ibizima mu biboze kandi ije guhana no guhemba wakoze neza n'uwakoze nabi kandi mukwiriye kuba maso kuko isaha amasegonda yihuta umukino ugiye kugera finali kandi amazi si yayandi dore amagare abaye menshi kandi mumenye ko bose atari abageni dusome Luka 21:34-36 nimba tuhasoma nimba ntaruka simbizi Matayo 24:43-44 Abaroma 13:11-14 Itangazo nimuhindurwa n'imiburo y'Uwiteka dore azabasukaho umwuka wayo azabamenyesha amagambo ye yarabahamagaye muramuninira yabaramburiye ukuboko ntihagire ubyitaho ahubwo mwahinyuye inama ze zose no kubacyaha ko ndimubyitayeho nuko rero Uwiteka azabakina ku mubyimba mwagize ibyago azabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho tubisanga mu Migani igice cya mbere 23 kugera kuri 33 Imana yarambwiye ngo muzaririmba indirimbo ya 38 igice cya mbere n'icya gatatu n'icy'umunani mu Gakiza ni indirimbo ya Nowa igice cya kabiri kiri mu itangazo rya Ezekiyeli 6:1-7 Yemwe abatuye mu misozi n'ibibaya nimwumva amagambo y'Uwiteka iherezo rya byose riri bugufi nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorora inzira ye umunyabyaha nareka inzira ye mbe arimo agarukira Uwiteka nawe aramugarukira dore Uwiteka antumye kunga no kudoda ibyatabutse bigatandukana antumye kubagarira imbuto no kuzuhira antumye gusenya ibihome no kubaka ibyasenyutse Uwiteka ababazwa cyane n'ibyaha biri gukorwa rwihishwa dore ariyiziye Byahishwe 22:6 10:18 Ibyavugiwe mu kanwa k'abahanuzi arabishohoje ibimenyetso biragaragara hari n'abatabibona hari n'ababyirengagije Uwiteka arababwira ati wasengaga rimwe nasenga gatatu kuko ibikomeye bije imvura iraguye imivu iratemye inzuzi ziruzuye musenga musaba imitaka musaba ubwugamo Uwiteka amanukiye guhana no guhemba abasenga ni musenga cyane musengera umurimo w'Imana n'abakozi b'Imana cyane cyane ab'imbere umuntu wese nakora cyangwa atunganya umuharuro wo ku rugo rwe akore isuku mu nzu ye kuko umushyitsi ubatunguye aje gusura umuntu wese ntabwo muzi inzira azanyuramo niba azaturuka mu burasirazuba cyangwa mu burengerazuba niba azaturuka mu majyepfo cyangwa amajyaruguru mukwiriye kwitegura Yeremiya 7:5-6 abari mu bihe byo gusenga nimwongere ibihe kandi akagaye ntimugapfusha ubusa ngo mugasuzugure cyangwa mugakerense nakintwarane mu gihe intwari zamaze kunanirwa Uwiteka arababwira ati nimwumve ndashaka ko muhinduka nimwezwe yemwe bani ko byahoze mwe ndashaka ko muhinduka mu mvugo muhinduka mu magambo muhinduka mu myifatire muhinduka mu mico muhinduka mu bitekerezo muhinduka mu bikorwa muhinduke mu murimo araje Uwiteka aravuze ngo niki yemwe mwandyarya mwe nimuhinduke niba mudahindutse ngiye gukora ikibi we nimuhinduke Yesu araje yemwe sindeba ku bugari sindeba ku burebure sindeba kubura yemwe nzakoresha ibiti n'amabuye nabo mwabonaga nk'abasazi nzabakoresha arabwira ati yemwe naje nshonje ntimwangaburira nambaye ubusa ntimwanyambika naje imvura iguye ntimwanyugamisha arabwira ati yemwe abasenga by'ukuri ngiye kubagaragaza kandi arababwira ati mugiye kubona
yemwe abo batari abanyacyubahiro ari bo babaye abanyacyubahiro. Ibyahishuwe 3:6 arabwira ati umurimo wa nyuma ni uzahesha uwa mbere agaciro. Abo mwabonaga nk'indyarya ngiye kubagaragaza ndimuye kandi nimitse. Arabwira ati igihe cyo gutoranya kirageze yemwe. Arabwira ati mbese amatangazo mwayumvise, mbese mwamenye iminsi n'ibihe. Arabwira ati buri wese natunganye ibidatunganye, ugira icyapfa na mugenzi we namusaba imbabazi kandi mubabarirane. Igihe kirageze yemwe. Ijambo ryanjye muryibikemo, indirimbo muzibikemo, dore Bibiliya zirabitswe. Yemwe nimunkorera igihe cy'igihari. Arabwira ati nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Arabwira ati kumva mwarumvise, kubwirwa mwarabwiwe. Arabwira ati ninde wabwiriza umupfapfa kumva? Arabwira ati n'ibigarashi bizumva. Arabwira abanyembaraga ati nimwumve, igihe ni iki cyo kunkorera, igihe ni iki cyo kuntambira no kumpamya. Igihe kirageze wampamirije imbere y'amaso y'abantu, nanjye muhamirije imbere y'amaso ya Data. Uwiteka aravugana n'abantu bahize, nimuhigure, igihe kirageze mugiye guhigira imihigo ku yindi. Nyiringabo Imana aravuga ngo wasengaga rimwe nasenga kabiri, wasengaga kabiri nasenga gatatu, kubera ko ibikomeye bije. Imisozi iruta iyindi dore iraridutse, mubirebesheje amaso yanyu niko Imana ivuze. Dore abigize ibihanganye mu murimo wanjye, dore mbashize hasi, dore mu nsengero ngezemo, dore benshi bubatse ku musenyi, abandi bubatse ku rutare. Dore benshi amasezerano arabagwishije, benshi baragiye kandi ntibagarutse, bagiye mu businzi mu busambanyi kubera amasezerano. Nyiringabo Imana aravugana namwe ati wasengaga rimwe nasenga kabiri, kubera ko bwije ntago buzacya, dore igicuku kirakuze. Igice cya 3 nimwezwe ku kanini na gato. Abaheburayo 12:14-16 dore igihe cy'umugeni. Aravuga ngo dore igihe cy'umugeni. Impinduka murayibonye, ariko siko kuza kwanjye. Arabwira ati ibyago bizaza bisimburana, ariko abanjye ndabazi bafite ikimenyetso. Abanjye ndabazi kandi nabo baranzi. Ndababwira nti mukuru ubwoba ku mitima yanyu. Arabwira ati munyubahe mbere na mbere, nanjye nzabubahisha. Arabwira ati mukenyere mukarabe, mureka kuyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Arabwira ati mbese ari umubyibuho no gutungwa n'ibyo kurya biryoshye muhise mwiki? Arabaza ngo muhise mwiki? Arabwira ati mureka kunyivovotera, urusaku rwanyu rurandambiye. Arabwira ati benshi ni nyuma y'imvura, yemwe abatumva mwe. Ariko arabwira ati banyanga kumva ntibanze no guhanwa. Arabwira ati ese wabaha iby'agahimano mutazarya byabamarira iki? Yemwe bari gushakira Imana mu dusozi. Arabwira ati igiti kibonye nyiracyo n'urutare rubonye nyirarwo. Arabwira ati mujya mubanza mumbaze, niba mugiye mu butayu mumbaze mbasobanurire, dore benshi barafashwe bajyanywe musana. Arabwira ati no mu nsengero ngezemo, abasengaga rimwe nimusenge kabiri, n'abasengaga kabiri nimusenge gatatu, dore insengero zirongeye zirafunzwe. Arabwira ati dore zirafunzwe. Arabwira ati vuga butumwa rirahagaze. Ndababwira nti niki mutabonye, niki mutumvise? Arabwira ati umwijuto w'ikinonko ntumenya ko imvura izagwa. Igice cya 4 ndavugana namwe ati yemwe afite inzara n'inyota, nimuze mbaruhure iyo mitwaro mwazanye ibaremereye. Nyiringabo Imana ivuganye nawe ati ndi Uwiteka utabara ntarebye kuri kavukire cyangwa igihagararo cyangwa uburanga. Ndi Uwiteka utabara uko bakuvuga uri ku musozi, nawe ubuzwa amahoro n'abaturanyi. Dore Uwiteka aje kuguha ijambo mu maso yabo babireba. Nyiringabo Imana ivuganye nawe ati reka bakurenganye, n'umwana wanjye Yesu baramurenganyije. Nyiringabo Imana avuganye namwe ati
ati mureke guha Satani urwaho ku mibiri yanyu. Nyiringabo Imana iravuze ngo mufite intambara mu ngo zanyu, dore benshi mbahaye ijambo ku misozi batuyeho. Imana iravuze ngo nje kubemeza. Imana iravuze ngo abana atabaye nimushime mureke kwiyumanganya, dore igihe niki cyo kumpamiriza imbere y'amaso y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere y'amaso ya Data. Ati ndaje gusarura ibyeze n'ibiteze, abasambanya abarozi bishushanya bakiyoberanya. Ati ndaje kwanika mbashire ku mugaragaro. Ati yemwe ibizira byarinjiye. Ati ariko ndi maso ntabwo nsinziriye, imisozi yose nyinyuzemo. Ati hahirwa bari kunshakana umwete bakambona. Ati mube maso, mube maso. Ati hadutse indwara nyinshi z'ibyorezo. Ati umunyabwenge niyiga gusenga igihe cy'igihari, kandi umunyabwenge yo kuvomera mu mperezo zitobotse. Atabaca imanza haha, ndaje ntungura kandi ndaje ndababwira ntabwo mwumva. Ntavuze ati niki ntakoze, niki ntavuze, narababambiwe yemwe ngumbaza amatwi n'amaso yanyu ntarebe. Umwami w'Isiraheli araje si amagambo. Indirimbo ya 272 gushimisha. Ndaje gukina nk'ukina mube, kandi mube ntawahwana nawe. Ndi Imana itari intambira kibi, munyange sombi ntabwo azagera iwanjye. Nongoye amahwa mu nzira, ibyifuzo byanyu nabibonye, hari ibyo ngaruje mu ruhande rwanyu. Ntanze umugisha mu mpande zitandukanye, kandi hari urutoki rutari rukwera Uwiteka ahaye kwera. Muhumure ndi kumwe namwe, dore inuma iri gutambagira hejuru yanyu. Ati ntanze umwuka wera, nimuhumure ndi kumwe namwe. Ndi guharura inzira mu butayu ngo mubashe gutambuka, kandi abo nasezeranyije nzabikorera kwiyubahisha. Nimucogore nimucika intege, hari itangazo ry'ihumure ku buzima bwanyu. Abanyiringira ntabwo bazakorwa n'isoni, keretse abava mu masezerano nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Uwiteka arababwira ati ndi Alufa na Omega, itangiriro nkaba n'iherezo, nawankoreye uzikorera amaboko. Nimuhumure nambariye urugamba nzabaneshereza, n'ukuri ndi kumwe namwe. Kandi abafite ikibazo cy'inzara nje kurwana, nje gutambuka. Ndi umunyembaraga nzatambuka, nzatambuka. Mu bankoreye nzatambuka, mu banyabyaha batankoreye nzatambuka, mu ngeri nyinshi nzatambuka, kandi nzigaragaza ko ndi umucunguzi wacunguye amahanga. Dore uko ngaburira uburabyo namwe nje kubagaburira, kandi harabo nanditse mu gitabo cy'ubugingo. Muhumure hari umucyo w'isanzure mvanye ku buzima bwanyu. Ndi Uwiteka ndebera hose icyarimwe, ninjye tangiriro n'iherezo, uko narindi niko nkiri. Arega igitangaza nakoraga ndacyagikora, ntawambanjirije ntawe n'uzamperuka. Ndi Imana ikomeye, ndavuga ntikora ntabwo nyanshikira. Iyo nje kubitangira ntawe nshyira ku ruhande ngo ndahera he, iyo nje kubirangiza ntawe mbaza ngo birarangira ate. Ati ndi muri iri teraniro kuko ari njye wariraritse, buri wese nihane ku gato na kanini, kubera ko ndi kweza umugeni yemwe. Arabwira ati nimuhindukirire kundeba, nanjye nzahindukirira kubagirira neza. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Ati yemwe igihe kirageze, abarozi bari mu iri teraniro mbashire ku mugaragaro. Ati dore mbahishiriye igihe kinini mwiyoberanya mu nzu yanjye, ariko igihe kirageze mbashyire ku mugaragaro. Murabibonye, ati murabibonye, ntabwo muzabyumvisha amatwi, ahubwo muzabirebesha amaso yanyu, kubera ko ari Uwiteka uvuze. Ati dore ndarambiwe mbashize ku mugaragaro, mbashize ku mugaragaro. Igice cya 5. Ati yemwe nimusenga kuko mugiye guteragira nk'intama zabuze umungeri. Kuki mutizera ngo ijambo ryanjye rigume muri mwe? Ati nimusenge mutagwa mu moshya. Ati ndi Uwiteka mpagaze muri uru rusengero, hari abantu ngiye gukina umupira nabo, ndakina n'ingeri zose kuko ari Uwiteka uvuze. Ati nimugaruke yemwe mureke kugenda ikinyuma, nimugaruke nimugarukiraho. Abanjye uyu munsi mbahaye umugisha, kandi abanjye bagiyumvamo, iyo bagenda barabyumva. Iyo bagenda barabyumva, mu mvugo iyo bicaye barabyumva, bafite uburinzi, iyo bari kurya barabyumva.
barabyumva bafite urukundo bababazwa na bagenzi babo. Iyo bambaye barabyumva bafite urukundo abanjye. Imana igahamagara bitirirwa ngo bari ku rutonde, nibahindukirire cyane, nibambara imbaraga, nibambaze uti nibihanire kureka, bagira ukuri, bababarire, babohoke, kubera ko nabo nabashyira ku rutonde batarimenya. Ati yewe uciye bugufi nanjye ngucira bugufiya, niyo ugabanya kwizera nanjye ndabikora. Nimusengere igihe mugezemo, n'iminsi muri kujyamo, ni iminsi iruhije benshi ko barangaye, ni iminsi benshi babuze ubugingo, ni iminsi benshi barohamye, ni iminsi amaso yabo yahumye. Abungeri b'intama. Imana irabwira abungeri b'intama ati yemwe bungeri b'intama mwe, muntega amatwi mbabwire, wabaha intama zivunitse n'izitavunitse mbese zigenda kimwe, nazo ni intama, ariko ndababwira ati nimuziterure kuko igihe cyo kugenda kwazo kirakomeye. Basome Ezekiyeli 34 1 kugera ku 10, Yesaya 3:13 kugera kuri 15, Ibyakozwe n'intumwa 20:28 kugera kuri 31, na Yesaya 35:3 kugera kuri 4. N'amanyobozi. Yemwe abagize inama nyobozi, dore muriyoberanya, dore ko hari abagaragara ko muri kumwe mutari kumwe. Ati ndi muri iri teraniro kuko ari njye wariraritse, buri wese nihane ku gato na kanini, kuko ndi kweza umugeni. Yemwe ndababwira ntabwo mwumva, nimuhindukirire kundeba, nanjye nzahindukirira kubagirira neza, ndi Uwiteka Imana yanyu. Abaririmbyi. Imana irabwira abaririmbyi ati kuki muririmba mwiyoberanya mu murimo wanjye, ati nimukiranuke, kuko kuririmba ntabwo ari ukwishimisha ugendana n'inanga zawe cyangwa se imiziki yayo, ahubwo kiranuka mu byo uririmba, mu byo uvuga cyangwa mu byo ukora, kuko ari njye watumye umuja wanjye. Ndabwira korana ati abo nahaye ibikoresho byanjye, ni kuki mutajya kumvugira? Niki gituma muninira umurimo wanjye? Ati nimuhaguruke, igihe cyo kwicara cyararangiye. Ndababwira ndi ni kuki mubona ibyanjye mugaceceka? Kuki mubona ibyanjye mugaceceka? Yemwe uyu munsi mbabwire, buri wese nihane, buri wese niyumva ibye, kuko ari njye wahagurukije umukozi wanjye. Ati yemwe mwabacuranzi mwe, yemwe mwabacuranzi mwe, yemwe mwabacuranzi mwe, ni kuki mudahuza? Ati dore igihe kirageze bajye ku mugaragaro, ati igihe kirageze mbashyire ku mugaragaro. Iri ni ijambo rikomeye cyane ryatumye mbagurutsa umukozi wanjye. Ati yemwe mwabakorari mwe, yemwe mwabakorari mwe, igihe kirageze abankorera mu kuri no mu mwuka bagaragare. Indirimbo ya 433 gushimisha. Igihe kirageze inkozi z'ibibi nzishyire ku mugaragaro. Ati dore ndakubuye muri korari, ndakubuye muri nyobozi, ndakubuye ndi Uwiteka, ndakubuye, mwumve ngo ndakubuye. Banyempano. Imana ikabwira abanyempano ati niki kibateye ubwoba? Kuki muvanga iminsi n'ibihe? Kuki mwibagirwaho n'abakuye mukagira ubwoba? Arababwira ati yemwe banyabwoba musigaye mu nzira, dore intare zirabamize zibaconjomereye mu ishyamba. Abagabo. Imana ikabwira abagabo ati nshoboye byose, mbareberaho mutareba, nuko urabahagaze ku mwanya wanjye, mbahaye uburinzi, mbahaye inkoni y'uburinzi, mbahaye intwaro yo kunesha, ndabahishe. Yemwe imvura iraguye, ariko ndababwira ati abari maso bakamenya imvura iyo ariyo, abo ngabo ntibanyagiwe. Imana ikabwira abagabo ati nabamenye kera, nkababwira nti nimukunda abafasha nabahaye, mubakundwakaze kuko ariyo nzira y'uburinzi. Nimukunda imiryango, ni koko mugira ukuri,
ukuri mu miryango ni koko mugira ukuri mu ngo zanyu kandi mwirinde guhumanya imibiri yanyu gukora icyaha n'igisa nacyo nanjye ndi Imana izabanura izabahagararaho izabahisha nzabana namwe nzabashyigikira nzabavugira nzabahindura abakomeye imbere y'abakomeye nzakuraho ubushambagara nzakuraho igisuzuguriro nzabatabara mu bihe nk'ibi nzabana namwe niko mvuganye namwe Imana irabwira abagabo ati yemwe bagabo dore ndababwira ati imyambaro yarabateguriwe yo kwambara fomo ariko arababwira ati uzambaza nzamurinda Uwiteka arababwira ati habaye umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro abibone n'inkozi z'ibibabaye ibishingwe ariko abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira Maraki 3:19-21 Uwiteka arabwira abagabo ati mutunganye iby'iwanyu mu ngo ati yemwe mwabagabo mwe nimube maso mutahe kare niko Imana ivuze ababyeyi wituryama mujya musengera abatware banyu n'abahungu banyu Imana ikabwira ababyeyi ati nimukore ijuru mu ngo zanyu arababwira ati ndaje mu gicuku cya runiha nje gusoza ibyo navuze byose nzabisoza ndi Imana itazivuguruza Imana ikabwira ababyeyi ati musengera abatware banyu n'abahungu banyu kuko urugamba rukomeye hari inyanja iri imbere yabo kandi zambuka intwari gusa Nyiringabo Imana irabwira ababyeyi ati mwagiye muri Wonapo mwishakira ubwenge kwiyorohereza amahoro ati dore igihe kirageze mugiye kwifuza kandi waririragaho irakajyanye abanjye ndabazi ndababwira ngo nimugarukiraho kuko abanjye ndabakunda kuko abanjye nabanditse mu gitabo cy'ubugingo niko Imana ivuganye namwe abakobwa Nyiringabo Imana ivuganye n'abakobwa ati mumfate nk'inyembaraga dore benshi bahagaze hari ndimuka kwizera kwabashizemo nimwizere ko ndi Uwiteka wasezeranyije ko nzabasubiza Imana ikabwira buri wese ati muremeye ishimwe Imana irabafumbatishije ibashize igikomeye mu biganza byanyu Nyiringabo Imana ivuganye namwe ati mwese muri abageni ariko harimo abaherekeje abandi urubyiruko masasa bazijoro narajyamye ndonta inzozi z'urubyiruko rw'itorero nagiye kubona mbona urubyiruko rw'itorero ingeri zose harimo n'urubyiruko rw'amakorari bahabwa indirimbo ngo baririmbe aho nicaye mu ntebe numva nuzuye imbaraga numva ngiye guhanura numva ndahindutse numva nuzuye guhanura nangira kuvuga mu ndimi numva ijwi rimvugiyemo nangira guhanura ati yemwe mwarubyiruko mwe nimwumva uko Uwiteka avuganye namwe niki kibatera kuza kuri batahera hanjye yemwe mwankozi z'ibibi mwe ninde wabatumiye kwanduza ahera hanjye mwankorashyano mwe mwuzuye ubusambanyi ubwicanyi ubujura ubwibone ndetse n'agasuzuguro nimusohoke se vuba mugende muve mu nzu yanjye ahera hanjye nimusohoke bwangu mujye hanze oshitoka musohoke mugende mbabajwe n'uguhora munkoza isoni ndabirambiwe nshaka ko mugomba guhagarara imbere yanjye mundirimbira muntambira mutunganye rwose mukijijwe mwe kugaragara imbere y'abantu mufite amasura y'intama ariko muri indyarya ndetse muri ibirura nimwihane mukizwe neza mureke kubabaza umwuka wera
genda ubabwire naho babyumva cyangwa ntibabyumve ubabwire ati ndashoje genda ubabwire ati abiyoberanya mu matorero ati ndashoje ugenda ubabwire ati uwumva niyumva utumva rerere dore ngeze kubicunje guhemba no guhana genda ubabwire ko ari igihe cy'ububyutse niba badahagurutse barasigaye niba bataje barasigaye ati yemwe ndavugana namwe ati mube maso ati ndi Uwiteka niryo zina ryanjye mvuganye namwe ati mubere maso mukumbi wanjye kuko umwijima umanutse ati buri wese niyite ku iherezo rye mube maso ku mukumbi wanjye nje gukura intama mu ihene ati ndi Imana idahindurwa n'ibihe ati ndi Imana ije kubika no kubaka ati ndi Imana yivuga kandi yivugira ati hari ibyo nje kurema kandi hari ibyo nje guhindura mbihe ishusho kuko ndi Uwiteka ndavugana namwe ati abakozi bari mu isi mu ijuru ntabariyo ibyaha biragwiriye kandi abantu barushijeho kuba babi cyane ndi Uwiteka niryo zina ryanjye cyubahiro cyanjye sinzagihundi ndirahiye bwoko bwanjye mvuganye namwe ati ubwire buraje buri wese niyite ku iherezo rye ati nimuhinduke kandi nimuhindurwe n'imiburo yanjye ati itorero ryanjye nimuhagarare mu cyubahiro cyanjye muhagarare mu izina ryanjye kugira ngo rihimbazwe kandi rihabwe icyubahiro mvuganye namwe ati nimube maso uko nagiye niko nzagaruka mvuganye namwe itorero ryanjye ngo abanjye ndabazi kandi nabashyizeho ikimenyetso ndi Imana itita ku cyubahiro ndi Imana itareba ubuhanga cyangwa uburanga ndi Imana itareba uburebure cyangwa igihagararo ndi Imana itarobanura ku butoni ndi Imana ikora uko nshatse ndi Imana yimika ikimura igakuraho ndi Imana yica kandi igakiza ndi Imana idahinduka ndi Imana ishoboye byose atariko ndaje ntawe ntumye buri wese arambonye Uwiteka avuganye namwe ati ubugome n'ubwicanyi bubaye bwinshi mu isi Nyiringabo Imana avuganye namwe ati ntabwo ntinze aravuze ngo aje kweza umugeni kandi aje gusarura ibyeze n'ibiteze mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe Yesu azazira Matayo 25:13 kandi ndababwira nti ndatambutse ndatambagiye ndazengurutse nyuze ku muntu wese Yesu araje bwira abantu bose ko Yesu aje wamamaze hose ko Yesu agiye kuza umuntu wese niyitegure atunganye inzira ye kuko igihe ari iki bugiye kwira ntibuke mukwiriye kuba maso yemwe nimunkorere yemwe nimukanguke muve mu bitotsi mube maso mutunganye ibidatunganye igihe kirageze Uwiteka ariyiziye Abaroma 13:11-13 aje gusarura ibyeze n'ibiteze kandi aje guhana no guhemba buri wese icyo yakoze aravuze ngo mbese uriteguye cyangwa witeguye ate ese waba uri maso cyangwa urahunikiye Matayo 25:13 indirimbo ya 69 mu Gakiza amaturo narajyamye mbona ndi mu rusengero iteraniro rinini cyane duhimbaza Imana tugeze mu mwanya wo gutura rya turo dutanga gishimwe duturira mu gaseke kari imbere abanyetorero bahaguruka ku bwinshi barahaguruka bajya gutura batanga ituro ry'ishimwe mu gihe ngejeje nanjye mpagurutse ngiye gutura mu gihe ngejejemo akaboko muri ka gaseke nsanga harimo ihembe rifite iminwa ibiri n'imitwe ibiri kuko baturaga rikayamira uko bashyiramo riyamira noneho hari ayandi yagiye ku ruhande afatwa na simaku ihembe ryakubitaho umunwa rikumva yayandi afashwe na simaku ntari kuvaho ngo riyamire akomeza yibumbiye hamwe Yesu ashimwe ijwi ryaravuze ngo mu itorero ryanjye harimo abarozi
barimo barishushanya abarozi harimo abantu bari kujya mu bapfumu bakajya gupfumurayo bakajya kuvuzayo bakajya gucishirizayo ubundi bagahigura umupfumu noneho insagu nizo bagarura mu nzu y'Imana nizo bashyira mu giseke ayo maturo Uwiteka yavuze yuko nta mumaro amaze impamvu ihembe riyamira nuko atabara ay'Imana aba yaturutse mw'abo bapfumu Imana iravuga ngo aya maturo ntacyo azamara muraza muyagura ibikoresho bizaza bishya muraza muyashyira ku murimo w'Imana mwubaka biraza bisenyuka nicyo kizabaranga ayo maturo ngo yemwe bantu batuye ku misozi n'ibibaya nimwumve uko Uwiteka avuze niba mudahindutse muri ibyo murimo mukorera kuri iyo misozi mutuyeho namwe abatuye muri ibi bikombe by'ubutayu ngo mubivemo Uwiteka arahatambutse Uwiteka arahanyuze yemwe umusozi n'undi arabihuje abinyukanyukiye muri ibyo bibaya ariko unyumvira agakora ibyo data ashaka agakiranuka ku gato n'akanini naho umuriro wakaka umuyaga ugahuha cyane imigezi ikuzura ntacyo bizamutwara Yohana 5:24-29 ariko ababwirwa bagashinga amajosi ngo niko bihora bivugwa bakanga kumva ibyo data avuze bagiye kunyukanyuka cyangwa gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka murabibonye nta gihe ntavuze nsubiremo ngo nta gihe ntavuze ntumwa n'abahanuzi mukanga kubumvira ariko ndaje ntabwo ntinze ngutumye kurangururira abantu banjye rangurura ubabwira ati ndi Uwiteka ndi Imana yanyu bwite ati yemwe abanjye ndabazi nabashizeho ikimenyetso cy'amaraso yanjye urangurura ubabwira ati uwanga kumva inkota y'Uwiteka izamurya ndi Imana irangururiye ku isi yose ndavugana namwe mu bicuku bya nijoro ndavugana namwe ku manywa y'ihangu ndaje ndatinze ndaje nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiranye n'ibyo ngibyo yakoze ibyahishuwe 22:12-16 ndi Imana itarobanura ku butoni ndi Imana itabeshya ndi Imana yirebera ntabwo nerekwa ndi Imana ireba kure cyane ndi Imana ireba hahandi mutabasha gutekereza ibyo ukora byose narabibonye ndavugana nawe mugabo mugore musore mukobwa nawe mwana mutoya njya kukurema nari nkuzi ndi Imana yanyu nubwo unyibeshyaho ukanyitiranya ngo naravuze ngo ndaza ngo igihe kirageze igihe nahereye mvuga ngo ndaje uzaza uri hehe kutinze yewe mwana w'umuntu we igituma ntinze kuza kuko ndi Uwiteka nukugira ngo utunganye ibidatunganye n'uyu munsi nshatse naza ariko ndi Imana igiteza ibiganza ndi Imana igihagaze ku bicu ndi Imana yitamuruye mu gicuku cya nijoro kugira ngo abari kure n'abari bugufiya kugira ngo bansange ndi Imana igifite imbabazi nyinshi cyane ndi Imana igiteza amaboko kugira ngo wumve ijwi ryanjye ndiyinangira umutima nanjye ndamugirira ibambe ndi Imana ivuganye namwe bwoko bwanjye indirimbo ya 69 mu Gakiza ndaje singererewe ndaje sindinze nshatse nagira gutya gato gusa kuko mbafite mu kiganza cyanjye ndi Imana yanyu kandi nje kugendana n'abihuta ariko abasinziriye ndagiye hari abibwira ko nzahagarara mu bicu ngahamagara ariko uyu munsi yaba ari uwawe wakwezwa rwose ugatungana naza kukureba ngasanga utunganyije ariko rero byaba bibabaje
kuba warasenze ukaririmba sinkubone, byaba bibabaje kuba waravuze ubutumwa bwiza sinkubone, byaba bibabaje kuba waratanze amaturo ibyacu mugafasha abakene sinkubone, byaba bibabaje rwose. Ariko ndakwinginga mwana w'umuntu ugarukira aho ugeze, ndavugana namwe ngo nimusenge cyane. Ndi Imana ije gusarura ibyeze n'ibiteze, ndi Imana ije gukora ibyo natekerezaga, ndi Imana ije kugirira ibambe abantakambira amanywa na nijoro, abanjye ndabazi. Kandi ndavuze ngo ndahagurutse nje kugendana n'abagenda, kandi nje kugirira neza intore zanjye ndakambira amanywa na nijoro. Mukomeze kunkorera abakozi banjye natoranyije, nanjye nzabagirira neza. N'Uwiteka Imana yavuganaga namwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nabarambiye. Oya. Icyigisho ni ya ndirimbo nari ntangiye ndirimba, iravuga ati abantu bo mu isi bari kwiyoberanya, murahura bakakubwira ati Yesu ashimwe, ariko ku mutima wabo rurimo rurasibana. Uwiteka arakubwira ati sawa wibwira ko amagambo ujya uvuga Imana yandika wa munsi ukazayabazwa. Ndakubwira yuko ibyo byose biterwa n'uko urukundo rwakonje. Ahari urukundo ntawakwifuriza mugenzi w'ikibi, kandi ahari urukundo isi yacu yagira amahoro. Kandi iyo urukundo rwari kuba ruturimo, isi yacu yagira amahoro, kandi iwacu urukundo rwari gutahayo. Wowe uravuga ati icyo ntacyo byaba bintwaye, tuzahura ngo usekere ariko sinzaba nkwishimiye. Uwiteka akakureba ku mutima akamenya inkomange, ariko Imana irabizi nutihana uzabibazwa. Akongera akakubwira ati yaba umuntu wese itorero ry'Imana bagiraga urukundo bakaza bavugisha ukuri, bamera nk'intumwa bagahabwa umwuka wera, icyo basaba cyose, icyo mwasaba cyose mwagihabwa ku bwa Yesu. Iyaba imiryango yacu yagiraga urukundo, cyangwa abantu bose bakareka uburyarya bakavuga ukuri kuri mu mitima yabo, imiryango yose yaba mu mahoro. Iki ni cyo gihe cyo kugaragaza itandukaniro ryacu n'ab'isi mu mibereho cyangwa mu buzima bwacu biri imbere yacu. Mukwiriye kugaragaza imbuto z'umwuka wera zibarimo. Igihe cyo guteta cyararangiye, urimo uradabagira, iminsi ari mibi. Niba urugamba uri kurwana ugeze aho ubura intege, niwishyire mu biganza by'Uwiteka. Iki ni cyo gihe cyo guhagarara mu kuri gushika. Yohana yaciwe igihanga azira ukuri. Burya rero menya yuko ari wowe bisigariye. Turahatirwa cyangwa turahendahendwa kuzaba tugezeyo, kuko ibyanditswe cyangwa ijambo ry'Imana ribivuga ukuri. Nicyo gituma dukwiriye kuba maso, tutajahagurika mu by'ukuri. Tureke kugendana umujindiro, twigira abashyashya tugaya abandi. Mucike ku byo mukorera hihishe, dore isarura ry'isi riri hafi. Dore Yesu azaza ntazatinda, Yesu azaza ntabwo azatinda. Yewe ushidikanya yuko Yesu atazagaruka, ni igihe gito cyane Yesu akaza kutujyana. Yemwe abasiganirwa ururembo Siyone, nimwihute tugende, Yesu aradutegereje. Nubwo bimeze bityo, nimwambara imbaraga z'umwuka, maze ubwo azagaruka azasange twiteguye. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Nimba mwarambiwe reka ndekeraho. Murakoze cyane. Maze kugera muri Onapo, none abonye bimuhiriye atangira kubiyobora mu itorero, yigisha abakristo abayoboye. Arabwa kujya muri Onapo nta cyaha kirimo, ariko ingaruka yabyo yarayibonye. Yagiye gufatwa na kanseri yo mu mara, akabwirwa ngo niyihane. Undi ati nta cyaha ngira, ndi pastor ngera, nta cyaha nigeze nkora, nta mwana nishe. Imana iramubwira ngo wakoze amarimbi menshi mu nda yawe, niyo mpamvu ubu burwayi bugiye kukwica, kandi
ubwo bugwayi ugiye kubura ubugingo, uzaza ku Mana ntizakwemera, uzajya no kuri Satani ntazakwemera, kuko wabanje gukorera Imana ntiwakorera Satani, nayo izakwanga. Waba ugwayi yaje kugwara mu mara, agwaramwo ibibyimba, agwaramo kanseri. Kanseri iramwumisha, yari umudamu munini upima nk'ibiro 120, ariko yapfuye afite nk'ibiro 20. Uwo mumama yarapfuye, amaze gupfa baramushyinguye, hashize iminsi 3 arazuka. Amaze kugaruka umuzimu utera umugabo, uramubwira ati mugabo wanjye ndagarutse, ndashaka ko tubyara babana washakaga ko tubyara. Umugabo yahise agagara. Amaze kugagara, uwo mudayimoni abwira umugabo ati mugabo wanjye mwiza, nago nagenjeje uko ushaka, ntariko byararangiye, ariko nimba ubishaka ndashaka ko tubyara babana wagombaga kubyara. Umugabo ntamwakure, ifuro niko riri kuza, ijisho naryo riri kuvayo. Pasiteri Ngera aramubwira ati impamvu ngarutse hano ku isi, nagiye ku Mana iranyanka, ngeze no kwa Satani aranyanka. Satani arambwira ngo nakoze byinshi biruta ibyo yakoze, ngo nanjye nimuva imbere, niko kugaruka hano. Ngize ingaruka z'ibyaha byo kujya muri Wonapo. Yesu atubabarire. Yonapo Uwiteka yarayimbaye, yarakoze, narayibwiye ati sinshaka kongera kubyara, ndashaka gukorera Imana, ndashaka yuko ngomba kuvuga ubutumwa, ndahetse uruhinja cyangwa se ndatwite, kuko imisozi nzazamuka ari miremire. Ariko Imana yarakoze, umwana wanjye afite imyaka 8. Nyuma y'imyaka 8 mbaramomba mfite mwabana 4 bakurikira uwo w'imyaka 8. Yesu ashimwe. Icya 16 Imana yambaye, Imana yarambwiye. Haleluya. Amen. Ibi bintu birimo guwe, ibi bintu birimo guwe, ibi bintu birimo guwe, ibi bintu birimo guwe. Haleluya, ibi bintu birimo guwe, uyu mwanya ibintu birimo guwe. Haleluya, ibi bintu birimo guwe, ubateye ibi bintu birimo guwe. Wenyunyuza wumva icyanga, nyunyuza wumva icyanga. Haleluya, nyunyuza wumva icyanga. Haleluya, nyunyuza wumva icyanga. Ibintu birimo guwe, 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 ibintu birimo guwe. Nyunyuza wumva icyanga, nyunyuza wumva icyanga.
neza urakabyara uri Imana ishobora byose uri Imana rubasha uri Imana itabara uri Imana we zikurinde abana we wagize neza zikurinde abana we zikurinde abana we zikurinde abana we Mana yanjye Elishadai Jehova Jireh Jehova Rafa Mwami we nijoro ku manywa yose Mwami we wabaturwaye cyangwa dushonje twambaye ubusa baturoze twaburaye Mana we Jehova Jireh Mana yanjye Mana we Mana yanjye Mwami wanjye ndabyibutse Mwami wanjye Mana we Mana we Mana we Mana we Mwami we Mana yanjye haleluya umudamu wari wicaye wari utwite kuki yagiye atanyanya mbishaze Haleluya Mana yambwiye ngo mbwira abadamu bari hano batwite Haleluya Mana irambwira ngo mbabwire ngo abana banyu ibarinze gutwarwaho ibitambo Mana irambwira ngo mbabwire ngo ibahaye abana bazima Satani atabishakaga Kindi Mana yo mwijuru yambwiye uyu mushyitsi arimo gusoma Rebone sante kontere mvukuntu witeka nyiringabo yavuganye nanjye nene bo sante kontere rebone sante yambwiye ngo ikubambiye amahema ore nene bo sante kontere rebone
sate Imana irambwira ngo Satani yaragiye gushega ukazicwa n'impanuka nene bosante koterabe Imana irambwira ngo igukuye impanuka kubw'umurimo wayo mwamenya mere mugakomera Imana amashyi irambwiye ngo yongeye ibyo kuvuga mu kanwa renene bosante kotera Imana irambwira ngo irakwaguye renene bosante kotera Imana irambwira ngo itanze visa yihuse ntabwo byumvise ukomere Imana amashyi Haleluya amen murahari mvuko Imana imbwiye haguruka ubyumva hagaze kusemana Uwiteka Nyiringabo Imana arambwiye ngo nkubwire renene busante gotereba mu minsi 3 Imana irambwiye ngo iyo nda yawe yari kuvamo Satani yari yasheze ikimenyetso mu nda yawe uraribwa nibyo ariko Imana iratabaye Haleluya Haleluya Amen umwanzi w'ibihe n'amasaha umuntu ufite ikintu kigenda mu nda arahari wumva kiri mu nda akumva gihari arahari nawe turabasengera Imana gusa Imana yambwiye ngo murava mukize tugiye kubanza twumva ubuhamya amen cyangwa twumva abantu bashima haleluya Imana yagiriye neza nibo batambukiye kuyishima Imana yagiriye neza nibo batambukiye ayiwe ngo ababyeyi yagiriye neza nibo batambukiye kuyishima wakomeye Imana amashyi buhari ayiwe ngo abakobwa yagiriye neza nibo batambukiye kuyishima kuyishima abasore yagiriye neza nibo batambukiye kuyishima kuyishima numva nagira nte numva nagira nte Shima Imana mu mutima wanjye kuri aya masaha ko Imana nyemereye gushima maze igihe kinini cyane narasengeraga umwana si uko ntarimba afite ahubwo nari mfite abana babiri igihe kigeze hari ibyo abana b'abantu bajya bibwira ko bishoboka kandi Imana yo bizigiye na bya abana babiri nzagutegeza nyuma yaho ko nzabona undi hashira imyaka urumva umwe afite 16 undi afite 15 nyuma rero wangu ufite 15 ntegereza undi mwana ndamuheba ndirukanka njye no mu bavuzi ndabase barandoze ese byagenze gute ndasenga nterera imisozi myinshi ishoboka narayitereye nsengana na mama Kazungu yagize harambwa ati wowe ngwino dusenge upfukame uze ngutererana imisozi ndamukurikira dati Imana ibintu byose ndabirambitse nkurikiye mama Kazungu nzi neza ko nisengana nawe nzabona umwana Imana ikagimbwira ngo nzaguha umwana nk'abasemana banzi ibyo mbwira atari byo ndabona ngiye gupfira ku bana babiri kuko bantezaga n'amahembe muri aho hagati narwaraga amahembe nkarwara amahembe umutwe nkanumva inzoka ikagenda mikazamuka mama Kazungu akaza kansengera nkamuhamagara kuri telefone akansengera nkaza nkarariwe akaransengera umugabo nkamusiga mu rugo umugabo ambwira ati bigezeho ati jya ugenda gusengere nimba kwizera kwawe kuri kwa mama Kazungu jya ugenda nguhaye uburenganzira
ngo uyu mama Kazungu ni inshuti yanjye ni mama mbese mama ariyo ngiyo za cyangwa nawe suko adasenga ariko kuko ari we uri hafi niwe bashe kunsengera ubu mpagaze ahangaha Imana yampaye umwana w'umuhungu babishaka batabishaka Imana irambwira ngo ndahumya amaso Imana irambwira ngo mbahumya amaso ndamuguhaye kandi byanze bikunze uzamubona bahuze shimira Imana rero nyuma y'uwo mwana ni inkumi ransumba ni igikumi umwana w'imyaka 15 urumva ni mukuru shimira Imana ko yampaye umwana nkabamuhetse narenzi ko ntazongera kubyara Imana mwumve ko bishiba mama Kazungu arasenga uko mumureba kuriya yagusengera icyifuzo mumenye ko Imana izagisubiza ubwo ibintu byose nabiteye umugongo n'ahandi hose matera umugongo nkurikira mama Kazungu ahagiye tukajyana mu rugo nkaza nkararayo agiye hose yimuka nkagendana nawe nta hantu ntamenya kubera we ubwo yo mumera Imana icyoboro cyinshi cyane Imana yumve ko ishoboye byose akira icyoboro cyawe Imana akira n'ikimbaraga zawe Imana akira imbaraga zawe Imana Imana ishimwe ibyo wakoze ibyo uzakora nishimwe iteye ubwoba n'abandi bategereze wamara imyaka 10 wamara 20 Imana izamuguha wowe izera Imana utayivangiye ngo cyangwa ugira izindi nzira utambika Imana ishimwe Haleluya. Mpagaze imbere yanyu. Imana twakurikiye ntago ari Bayari. Ariko ya Kazungu irihariye. Ni nka yindi Elisa. Ni ukuri pe. Ejo nahuye n'ikigeragezo cy'uburwayi. Ngwaza umwana mu byo butungwanye nanjye mbona birancanze. Abantu bakambwa ngo ninjye ngo mu bavuzi ba Gihanga, ngo ninjye mu bapfumu, hari abo twejyanye bo ndabona bavura mu Kinyarwanda. Ariko umutima wanjye nkumva ntago ndi kubishyikira. Nkabwira umugabo ninjye ntago umwanje namujyana mu badayimoni. Nziko neza Imana izangira neza. Imana yamumpaye uko ntago yibashyize uko azabaho. Ninjye kumushyira mu Kazungu nsengera. Muganje yageze uko arambwa ati rero niba ufite ukuza ko Kazungu agusenya umwana agakira. Ngaho genda. Mujyane ubwo nzaba ndaye ukazakira nakazi kawe. Naragiye mbwira Kazungu umwana wanjye yandembanye Kazungu amfasha musengera ahangwa ateje umwana azaba yakize. Umwana yamusengeye anamushasa umwana biremera umwana abona gukina. Tugeze mu rugo umwana wanjye araremba. Bucye bwanyu ndagaruka. Namwana umwana byanze. Kazungu ahamagaye ijuru, Kazungu amurambaraho ibiganza, umwana yamusengeye asenya n'amazi aramuha, aranamukarabya. Umwana atashye ari muzima, uyu mubiri afite ntagaruka yari ameze. Yari yatemye mu maso hamanukamo ibintu byibizi, harimo ibise byinshi cyane. Umubiri wose ari ibisebe gusa yaratemye, nanjye nkarukuna abamufata ngo muheke, mbese nanjye bikanya ubwo burwayi. Abantu mbarati se umwana y'abakini ntabubushye ntireka ntago mbizi byaje guki. Ariko Imana ya Kazungu n'ukuri, Imana yize, Imana yakora, Imana yakurikiye, natwe tuzayinambaho. Yazenye umwana wanjye arakira, umwana ni muzima, bamuteje gusara, umwana bamuteje amahembe, umwana mbona byarangiye, ariko Imana yo mwijije habwe icyubahiro. Mpagaze imbere yanyu n'imbere y'Imana n'ukuri, nshima Imana yacu, Imana yo mwijije bahumugisha. Ariko Kazungu Imana yo mwijije wakurikiye, nanjye n'ukuri pe izakugororere ibyo wakwase ubyishoze n'Imana yo biguhaye. Mu by'ukuri ntacyo nabona nakwitura, ntacyo nabona nje navuge n'ukuri imbere nshima, sibye Imana yonyine izakumira umugisha. Kandi n'ukuri ibyumba hire hamwe ijuru Imana ishimwe. Murakoze. Akira icyubahiro cyawe Mana, akira n'ikimbaraga zawe Mana. Rimwe kabiri gatatu. Ibyo yakoze n'ibyiza akora nishimwe. Giteye ubwoba irafatika sipirate. Haleluya. Haleluya. Nanjye mpagaza nshimiye Imana. Nubwo natinzeho gatoya ariko hari ibintu biba bigihugisha umuntu, ariko burya ukavuga uti reka nje gusenga, kuko gusenga n'ubundi buzima, gusenga niho tubonera amahoro. Haleluya. Nanjye ndashimira Imana n'ukuri. Wenda reka mvuge muri make, iwacu ni mu majyepfo,
naje inaha kuri mbese kubw'Imana sibyo se naje rwose ndushye ndemerewe bya bindi bya burundu naje ndushye ndemerewe ku buryo mpamaze imyaka 14 naje mfite uyu ni umukobwa wanjye w'imfura uriho yaje afite imyaka 14 yaje afite 16 umutoya afite imyaka 4 ariko nshimiye Imana yo mu ijuru nshimye muri make nshimiye Imana yo mu ijuru yankurije abana 6 nkabona barakuze ntagira umurimo wo guhinga ntagira iki nshimiye Imana n'ukuri yabarinze naje inaha ndwaye ntazi n'ibyo ndwaye nkivuza amavuriro yose abazungu bangeraho bahantu ku Kivumu biranga birananirana ariko naje inaha ndwaye Imana n'ukuri irandindira irankiza umva nta mukozi w'Imana utaransengeye ariko nuva mu kazungu namumenye akigera inahashize ubahashize imyaka 4 ariko mbabwire ngo ni wa wundi nitabazaga haba ku manywa haba ninjoro ntiyite ngo ndi umukene site ngo ndasa gutya isura yanjye ni ukuri mama kazungu Imana igimuha umugisha hari igihe nageze inaha mpura n'urugamba rw'amahembe abana banjye babatereza amahembe bagashaka mbese gusara harimo 2 bari baratanze ikuzimu nanjye rero ndavuga nti Imana urabona ko nzi ko ushoboye byose rya jambo ryo muri Yesaya 50 ku murongo wa 7 niryo rijya rinkomeza ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara umva narahagaze ku maguru 2 by'abapfumu ndabireka iby'imiti ndabireka ntumbira Uwiteka gusa mama kazungu nkavuga ntuzajya gusenga hose nanjye ntukansige ni ukuri Imana ikagivuga ati nzakugirira neza bukeye tuza gusengera ahantu ku musozi umwana wanjye mbese burya umuriro w'Imana n'uwa Satani uw'Imana wotsa uwa Satani ubwo twatangiye gushidika nk'uko twashidikaga umwana aratangira arirukanse tuba turamufashe baramusengera amahembe aratangira arivuga muri korona ubwo none atangiye kurwana n'urwo rugamba ariko Imana ikavuga ati nzakugira neza nzamukijije duhora muri urwo dusenga ariko nshimiye Imana n'ukuri Imana yo mu ijuru yagize neza Imana yo mu ijuru yankirije abana Imana yo mu ijuru nkuko naje mbashoreye hari umuntu ageze inaha aravuga ngo naje mbushoreye nk'ubuhwiriri ariko nshimiye Imana yo mu ijuru n'ukuri yarabakujije iyi Imana yo mu ijuru niyo yabakujije nge ntacyo narindi cyo nta mbaraga zo gukorera abana 6 ngo bakure sibyo ariko Imana yarandinze yampaye abakwe yampaye abakazana nanjye mpagaze ahangaha nshima Imana nitwa Ntabanganya Imana Esperance nibwo bwa mbere nteranya ahangaha mwigariringana gutya ariko ubundi nazaga by'umwihariko bitewe n'ibibazo byabaga bindiho ejo bundi nabatijwe ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12 ariko mwababyeyi mwe kubatizwa n'urugamba hari igihe uhura n'ikibazo ukavuga uti ngengeye kubishingukamo ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru Imana yo mu ijuru muravuga ibyiza bya mama kazungu ngiye nabivuga icyumweru kigashira pe mama kazungu ni umuhanuzi Imana yatoye ikamuha imbaraga ikamuha amavuta ikamuha kwitanga kurenza uko abandi bose haleluya ngiye ndi umuntu wakundaga guterwa n'amahembe kugeza n'uyu munsi bashaka ko nsara rimwe bantega iby'amaguru bankubita ibihinguka mu mutima buri munsi najyaga njya gusengera mu bandi bakozi b'Imana nasanze hari itandukanyirizo na mama kazungu bura hari uwakibaza impamvu hari ibyumba ntagikunda kujyamo nkajya kwa mama kazungu najyaga ahandi ukumva nk'umuyobozi waho aravuga ati abafite ikibazo bafata inomero yanjye bajye bampamagara mbatabare wahamagara umuntu ukumva arashaka amafaranga ariko ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko mama kazungu nta muntu ajya yaka n'igiceri cy'ijana mama kazungu ni wa muntu uhamagara saa 7 z'ijoro akabyuka nta umuherekeje ari umuntu w'umugore atitaye ngo yahura n'iki
mama Kazungu Imana yo mu ijuru izamumpera umugisha pe. Imana inkirije ibisazi gatatu hano kwa mama Kazungu, nkarwara umutwe. Satani n'amahoro yamaye ngo kandagira Satani n'amahoro yamaye Satani yewe ngo kandagira we yewe kandagira we kandagira Satani kandagira we iwe ngo kandagira Satani n'amahoro yamaye Satani n'amahoro yamaye kandagira Satani n'amahoro yamaye Satani n'amahoro yamaye. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Naye nshimye Imana. Amen. Amen. Naburane gushima nero uyu mwana muzima. Haleluya. Nabura gushimane nanjye nageze hano ndi muzima. Haleluya. Buriya bavaho bakavuga ngo yenda mama Kazungu Imana ye nisengera abadamu, ariko natwe abagabo turahari. Haleluya. Yo, ubu mu ndeba mpagaze imbere yanyu hano navuriwe mu bitaro by'Indera guhera 2017, ariko ndagira ngo mbabwire ngo kubera Imana twizera, kubera Imana duhamya, no mu gihe cy'ibibazo no mu gihe cy'intambara nayo igituba hafi kandi giturengera. Umudogiteri w'Indera ubwo yarambwiye ati bitewe n'uburwayi bwawe tugupima mu cyuma tukabubura, hagarika iyi miti kuko nayo bwawe yakubera ikibazo. Kubera Imana nizeye, kubera Imana nasengaga, ndagira ngo mbahamirize Imana mwemere ko Imana iriho. Uyu munsi tuvugana ntabwo iriya ndwara yari yakize, nge nikubitaga hasi n'indwara y'igicuri, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nasengaga Imana ikavuga ngo humura ndi kumwe nawe, nubwo bimeze bitya ariko ntabwo indwara ari izakwica. Nkakomeza nkagwa igicuri, najya mu kazi bakanyangira icyo ngicyo bati utazatugwaho vaho, bakanyirukana. Nkagenda nkabaho ndi wa muntu, murabona ko ndi umusore mfite imyaka 34, ariko icyo gihe ndi umuntu ubwira mu rugo ngo mwampaye amafaranga yo kujya kwiyogoshesha. Murumva ubwo buzima, mwanguriye ipantaro cyangwa se ufite imaze kumurenga yampaye ipantaro yo kwambara, ariko nkagenda nkahamya Imana. Nkafata mikrofone nkahagarara imbere y'abantu ntihari Imana. Nyuma y'ibyo ngibyo mwumva ukuntu bitoroshye, nkongera nkasubira mu buzima bundi busanzwe, nkajya kuba nti nanjye ngira ikintu marira ababyeyi, nanjye ngira icyo marira ababyeyi, ariko najya mu kazi bikanga. Ariko iyi saha duhagararanye, Imana mama Kazungu asenga yarambwiye ngo humura, n'uburwayi ndabugukijije. Ubundi mandabira ibyuya kubera yuko nasirimbye mpimbaza Imana, ariko nabiraga ibyuya igicuri cyankubise hasi, ruriya runyamaswa rurimo runtigisa, nkatigita nkabira ibyuya, nagira ngo ngiye gusirimba tayari nkahita nikubita hasi, ariko ntimwabonye ko ndi muzima. Mama Kazungu yaransengeye arambwira ati nahariya mu kazi bakwirukanye uyu munsi ukaba utari mu murimo, kandi ntacyo bakunenga. Ntabyo nari namubwiye, kandi ntacyo bakunenga, bo ubwabo bagiye kugukenera, ubwabo bazakwihamagarira ngo ngwino mu kazi turagukeneye. Kubera Imana Kazungu, mama Kazungu asenga. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo isaha ni isaha barampamagara, isaha ni isaha barampamagara, kandi nzahaguruka no mbabwira ngo byasohoye. Nimugoroba nari nicaye hano igihe turimo dusenga, numva mu nda hazamutse ikintu bita ikirungurira, numva mu nda hazamutse ibintu bisharira, numva ndatangiye mbuza amahoro. Ndamubwira nti mama Kazungu, ndumva giye bitangiye guhinduka. Yamfashe harasenga, ariko guhera iyo saha kugeza iyi saha ndi mutaraga. Mama Kazungu arasenga Imana nyamana, kuko wicaye hano ntago yamutumiye nguze, wicaye hano ntabwo ari uko hari ibyo yamuhaye nguzi wanjye, n'ukubera Imana yasenze. Impamvu rero tuzemera kandi muzatubona hano, impamvu n'ubutaha muzagaruka mukadusanga hano, mama Kazungu ntawatumira ntawahamagaza, nuko Imana imurimo y'ubwayitubwira ngo ngwino nkwerekaho nkujyana mwana wanjye. Ni byinshi twavuga kandi n'ubutaha tuzabivuga, n'ubundi ngo ararekwa ntashira, n'ubundi ngo ararekwa ntashira. Muzagaruke kandi muzagaruke, muzabwire n'abandi bazaze, turacyafite ibyo kuvuga, ariko reka ducumbikishiriza aha mu mpera Imana icyubahiro. Akira icyubahiro cyawe Mana, akira icyubahiro cyawe Mana, akira icyubahiro cyawe Mana, akira n'ikimbaraga zawe Mana, warakoze. Kabiri gatatu, ibyo yakoze, ibyo yakoze, ibyo
Mana rwose iri muri mama Kazungu, Imana ishimwe cyane, imukomeze. Amen. Ndashima Imana, twateguye ubukwe. Haleluya. Duteguye ubukwe nk'abana b'abantu, abantu barabwica. Amin. Maze rero turiheba. Mugabo arambwira ati se ubu birarangiye, ibyo bintu birarangiye, ntabwo tugisezeranye. Turavuga ati se koko turabigenza gute? Imana iramukoresha, imaje kumukoresha iravuga ati ubukwe burakomeje. Haleluya. None ubukwe burakomeje, mwikihebe. Ariko Mana ndagushimye, Imana ni imukomeze kandi Imana imukomereza amaboko. Yewe Mana we ukomeze, umukomereze n'abana kandi umwagurira imbago nk'uko wazeguriye Abesi. Haleluya. Mana we ndaguhimbaje. Nuko aravuga ati rero mwicika intege, ntago ari ukumurata, ahubwo turarata imbaraga z'Imana zimurimo. Haleluya. Nuko abwira umutware wanjye ati ubukwe burabaye kandi Imana ibahaye ibyo gukora, muzambara agatimba, muzagubwa neza, muzabona ibiryo kandi abantu bose bazishima. Haleluya. Ndavuga ati ko buriya mama Kazungu ntababeshyara koko na bitatu. Ndavuga ati ubukwe ko ibiryo biraje, ati Sandrine niba icyo uvuyemo n'ukuri ko Imana yo mu ijuru ntabwo ndi kubeshya, uvuye mu biki? Navuze nimbivuyemo nanjye. Ubu se koko abandi bambara impeta, ariko Mana we uhabwa icyubahiro. Ubu koko ndasebye, arambwira ngo ntagusebye, aratubwira ngo ibakomereje amaboko, aratubwira ngo Imana ibagenza imbere kandi ubukwe burabaye, buraje. Ariko yewe Mana we nuko ubukwe buba buraje. Mana yo nkubonye numva nishimye, nabuze ikintu nanagukorera, nuko nta samu mfite ngewe, mba numva nakugabira. Umuntu ashimira uwamuhaye inka, undi agashimira uwamugabiye, ariko ngewe ndashimira Imana iri muri mama Kazungu. Haleluya. Ubukwe rero bwarabaye, aradukomeza. Mana tugiye gutera n'igikumwe turamubwira ati byanze ni gukomeza. Mumere Imana icyubahiro, ndumva nishimye bitavugwa. Yaze hano nshima Imana, by'umwihariko nshimira na mama Kazungu. Mama Kazungu ni Imana yamuzanye inaha hari ibintu bitandukanye, ukabona abadamu birirwa mu bubari, ukabona abagabo n'abasinzi birirwa basinda, ukabona abana b'urubyiruko birirwa biyandarika. Ariko mama Kazungu ahaje abagerageza gutera intambwe yo kuza ahangaha bera imbuto zikwiriye kandi bakava no muri ibyo bidafite umumaro. Ibyo turashimira Imana yazanye mama Kazungu inaha. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma hari ikintu njya nifuza, Imana yo mu ijuru ibyumve kandi izagikore. Mama Kazungu izamuhereza inzu yagutse kugira ngo abantu bajye babasha kuza babona aho bicara ari benshi, bave mu ngeso mbi, bareke kugorana, bareke gukora ibidafite umumaro kandi bigiye ingeso nziza hano kwa mama Kazungu. Mu by'ukuri ibyo bintu Imana yo mu ijuru ibyumve ko njya nyibisaba. Muri uyu mudugudu mpamya ntashidikanya ko abayobozi batajya bagorwa n'umuntu ugerageza kuza hano kwa mama Kazungu, kuko yera imbuto nziza akagenda uko bikwiye, ntagorane, ibikorwa bya leta akabyitabira. Mu by'ukuri uyu mubyeyi Imana yo mu ijuru ijye imuha umugisha. Murakoze. Imana icyubahiro, akira icyubahiro cyawe Mana, akira icyubahiro cyawe Mana, akira icyubahiro cyawe Mana, akira n'icy'imbaraga zawe Mana. Barakoze rimwe kabiri gatatu, ibyo yakoze nibyo yakoze, nibyiza akora nishimye, iteye ubwoba, irafatika si pirate. Amen. Yesu ni muganga naramubonye, ayiwe ngo agire neza, ni muganga naramubonye, ni muganga. Yesu ni muganga naramubonye, ayiwe ngo aratabara, ni muganga naramubonye, ni muganga. Yesu ni muganga naramubonye, ayiwe uwa Yesu ni muganga naramubonye, ni muganga. Yesu ni muganga naramubonye, ayiwe no mu mutwe aravura naramubonye, ni muganga. Yesu ni muganga naramubonye, ayiwe no mu gatuza aravura naramubonye, ni muganga. Yesu ni muganga naramubonye, ayiwe no mu nda aravura
naramubonye ni muganga umva Yesu ni muganga naramubonye ayiwe uwo mwami ni muganga naramubonye ni muganga umva Yesu ni muganga naramubonye ni muganga agira neza ni muganga naramubonye ni muganga umva Yesu ni muganga naramubonye ni muganga Mana data wa twese uri data wa twese urashoboye wa mana we niyo mpamvu natwe tukwiringiye umugoroba niyo mpamvu tukwizeye wa mana niyo mpamvu dupfukamye wa mana suko turi beza suko turi abakiranutsi Mwami Mana ni kubwo umugambi wawe n'ubushake bwawe Mwami Mana katika jina la Yesu izina rya 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 Yesu vamo ndasohora sohoka mu izina rya Yesu sohoka mu izina rya Yesu Mana ifite imbaraga Mana ifite ubutware Mana ifite ubushobozi urashoboye arebona nene santa rekonte rare renenebo santere rekontere renenebo santerebo nkavugana nawe rekontere bone sante ati ngukwiye kuzima haleluya haleluya cyubahiro cyawe yego ndakubohoye ndakiriye wa mana nakubwira ngo ndakuzi renenebo sante kotere nakubwira ngo narebone sante kotere bigiye niki yego bone sante kotere nkakubwira ngo nenebo sante kotere wari uwo gupfa ale santere ariko ntabwo ugipfuye haleluya nakubwira ngo nenebo sante kotere muhaye imbaraga zo ndazakiriye renenebo sante kotere nakubwira ngo ndakwigaragaje yego ndakuba rebone sante kotere nakubwira ngo babishaka batabishaka nenebo sante kotere ndagukije haleluya haleluya yego nakubwira ngo uhereye none santere kotere bone sante ntabwo uzongera kurwara ndabyakiriye wa mana ntabwo uzongera kurwara ni kuri bibe amen amen nakubwira ngo kandi ngo aya mahoro ndakiriye none riteka ryose amen uri data wa twese uri Imana urakiranuka mu gitondo mu kinini uyu mubyeyi ari imbere yawe aciye bugufi arapfukamye yawe Yesu mpagaritse uburwayi bw'umutwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Mana mpagaritse ubu burwayi ndarebone sante koterebo nesheje agaciro mbaraga z'abakonikoni nesheje agaciro mbaraga z'abadayimoni nesheje agaciro karande zo mu miryango fashamire arebone sante koterere bone sante Onenebo sante kotere bone sante atituza sante rebone kotere bati bibemo neza renenebo sante kotere bati nkakubwira ngo mbese re kotere bone sante sinakurinze gutoragura amashashi re sante rebone kotere bati nkakubwira ngo kubw'abana b'abantu n'ubukigokwa are bone sante kotere bariko narababaye sante re kotere nkakubwira ngo kandi ngeze mu rugo rwawe renenebo sante kotere ndakubakiye bundi bushya re santere bone kotere nkakubwira ngo ari ubakiye ku musenyi anenebo sante kotere bariko nkakubwira ngo nakubakiye santere kotere nkakubwira ngo mubyeyi renenebo sante kotere rabongojeje amarira y'igihe kirekire renenebo sante kotere kandi ndarebone sante kotere murinze uburwayi bwo kuva wa mubyeyi re santere bone kotere kandi nkakubwira ngo nkugiriye neza asante uri data wa twese uri Imana ushoboye byose urakiranuka mu gitondo mu kinini uyu mugabo ari imbere yawe iwe data jambo ryawe rirambwira ngo
wanga icyaha ugakunda umunyabyaha mana uravuga ngo nitugaruka natwe uzatugarukira kuri ni ukuri are santere uyu mugabo nawe yakugarukiye yaje imbere yawe saho gupfira imbere yawe naho gukirira nawe ndamusengeye nawe numugirire neza Yesu re santere pane kontereba ati nenebo sante kotereba atumeze nk'uwatawe renenebo sante kotereba ati nkakubwira ngo dore umeze nk'uwatawe santere pane kotereba ati nkakubwira ngo ntawe kukurengera ufite Resantere bane kotere bati nkakubwira ngo nta n'umuvugizi ufite resantere bane kotere ariko nkubereye umuvugizi wa mupapa we resantere bane kotere nkakubwira ngo ndagusayuye yego resantere bane kotere nkakubwira ngo kandi wihanire kureka renene bosante kotere witandukanye n'abanyamahanga renene bosante kotere bane sante nkavugana nawe renene bosante kotere nkakubwira ngo ukora ibyo gukiranuka renene bosante kotere nanjye mugirire neza santere kotere nkakubwira ngo nabiri hanze h'amaso ndibanije kubikora asante abantu batatawe twese uri Imana isumba byose urakiranuka mu gito no mu kinini uyu murimo ni uwawe Uwiteka Nyiringabo duha imbaraga tubashe gukora uyu murimo twebwe uyu murimo ntitwawushobora ariko kuko ari cyo waduhamagariye ayiwe Kristo wemeye kudukoresha natwe twemera kuba ibikoresho byawe Mana data twambika imbaraga rero muri uyu murimo mwami twara ahantu tuvuga izina ryawe tuvuga imbaraga zawe ayiwe Kristo nyemerera uyu mwanya komeze kugira neza buri wese urahana komeze kutwambika imbaraga komeze kuduha urukundo ijambo ryawe riravuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo nyemerera uduhe gukundana nk'uko badukunze abashyitsi bacu rero turagushimye ko batashye bagendane nawe nyemerera intambwe ya mbere ibi yawe iya kabiri ibi yabo iya gatatu ibi y'abamarayika aleluya kandi data bakomereza amaboko nyemerera Mana data imodoka baragendamo ubabere shoferi bakubera umugenzi ubwo bazashyikayo ari amahoro tuzagushima kandi nyemerera natwe usigarane natwe komeze kudushyigikira komeze kutwambika imbaraga erega atari wowe twagwa ariko dukomeze ngaho nyemerera ugendane n'abagiye usigarane n'abasigaye mu izina ryawe Yesu amen. Zaburi ya mbere.